umusheri wawe. Shit. Paul waki? Ni uvuze ngo iki? Ndi oya. Tabiguteye. Ndimo ndanga kurwana nawe. Barambwira icyabiguteye. Reba ukuntu ndinza. Barambwira icyabiguteye. Bwira icyabiguteye. Mwatandukanye. Byagenze ute? Banze tuze nyine. Byagenze ute? Banze nyine tuze neza ndavuga ngo gutuza mfite gutuza muri ibyo. Bwira uko byagenze. Sobanurira. Sobanurira uko byagenze. Itegeko. Havuyemo umwana. Ni uri muzima. Beni mbabara uri muzima. Beni ndagukubita. Beni ntabwo ndusha imbaraga riga. Nukuri kukwihorera. Nukuri ko nuko ndikukwihorera. Uri muzima mu mutwe. Ngende man. Umva nkubwire. Mwara breaking up. Hari agatekerezo mfite. Shava muri telefone ubanze unyumve. Hari agatekerezo mfite urumva abakobwa no gusilenga mana yanjye ngera njyewe umuntu iyo ndikubwira umuntu bacaka ngo anyumve nibyo umva umpanga amaso nyine unyumva unandebe nkubwire ibintu ukundeba sibyo ariko ntunyegere cyane none ukuntera isoni so dukomeze nahane mfite igitekerezo nta kuntu twazajya ntabwo uri kunyumva mana okay bapoze tuza unyumve ibintu dukoze nje natoje nta kuntu twazapanga tukajya i Rusizi urabyumva ute hari ahantu bajya bavuga amashi mana njye ari ahantu ndahakunda amashi Rusizi muri hamwe haba bashi ku nkombo bavuga amashi ntabwo mpazi nkaho none ukunda ibintu by'akavuyo byo kugenda amatripu ya hato na hato hari ahantu wahakunda ni bo byataye none hari mu bwato bateka ubugari bwo mu bwato n'amasambaza mu kaburi mbabara niwe nkavuga ubugari niwe nkazafiza igisenyi oya ntabwo ari biriya mani baba ari sawa nyine tukaganira n'abantu baho ruriya rurimi ngenda bikunda cyane igishishi urakizi fasha tuzageye ntacyo nzi ariko nzavuga nacyo neza uzaganira n'abantu bumva ikinyarwanda nuko ari rwo rurimi bakoresha nyine kwa kundi igishi n'uruhe rurimize nta mashi nyine sibwo wowe nta mashi nagari kinyarwanda nagari kinyarwanda ni kwa kundi ushaka kujya mu gace runaka dusipoze kadufata urugero muri uru Rwanda rwacu ku Gisenyi abagoyi bafite imvugo yabo bavuga i Musanze mu Barera bafite ururimi bakoresha so naho ngaho mu Rusizi aho ngaho naho bafite urundi rurimi bakoresha ndashaka ngo tuzajyeyo bibera maybe ko ari akargo iko ari ikirwa maybe ko mu mazi hagati tuzajyeyo nge narayibaye numva ndahakunze tumva tuzayipange tugiye ndumva biryoshye mu kwa kangahe cyangwa se mu kwa kangahe katureye muri uku kwa 11 mani twajyayo nta birenze mu kwa 11 tugiyeho hari ikibazo urabyumva ute 11 ko mfite trip ya Zanzibar allo nge nzajya mu kwa 12 no ariko nzajya mu mwaka utaha mfite ibintu byinshi Zanzibar I have a trip to Zanzibar uzamara igihe kingana gute I don't know ku buryo wajya no kumara n'ukwezi yes nzaba nikoresha hano nivugisha ni amafaranga uba ugiye guspendinga ni amafaranga gute uzabye gukorera amafaranga wabonye ikiraka ntiwandangira ufite amafaranga tugende ariko mbana n'abantu nese ubwo urabona nta mafaranga afite ku buryo ufite 2 millions yego tujye Zanzibar 2 millions bakoresha yes kuko tuzagenda n'indege n'amadolari 900 n'ibihumbi 900 by'abanyarwanda 900 by'abanyarwanda aller retour are you ready 900 by'amanyarwanda aller retour it's okay noneho ukongera ako kamiliyoni ko guspendinga ba muri hoteli tugenda hano heza tukajya kuri cyakirwa tukajya kuri y'amazi ujye uhabona ya mantu hahandi Zanzibar hari ahantu Zanzibar hari ahantu kaboro kakakugira oya hari ahandi hantu haba niba ari inyanja burasa ni inyanja ni ku nyanja bajya basimbukamo yego bajya basimbukamo akaza bakaza nyine ni nk'umushyitsi ukavuga izina ryawe bakaryandika kwa Liza welcome to Zanzibar bagata basimbuka akubwo nawe wasimbukiramo yego ntabwo nzi koga bira no gukurura abakerarugendo
Rero kuri abacyarugendo bagira batanga welcome sibyo niho hagushishikaje hari ndahakunda byose ikintu cyakinshishikaza hariya umucanga w'umweru nkunda umucanga w'umweru nanjye ngiye kubwira nari amazi ya asa kuri ubururu ari amazi yaho uri umucanga waho na biriya biboro babyita ibiki biriya biboro banywera banywa kiriya kiboro banywa inazi biriya biboro ndabikunda bishatse kuvuga ko ukwa 11 kose uraba wibereye Zanzibar. I think so I'm not sure but ubwo se nta kuntu wareka tukazajyana mani niko numva nta gahunda ufite nko mu kwezi gutaha nko mu kwa 12 se mu kwa 12 ko aba ari iminsi mikuru mu kwa 12 aba ari iminsi mikuru urumva no kugenda kandi kwa 12 atateza mu kwa mbere itangira ry'amashuri y'abana nibyo byiza rero kubikora baracyatangira mu kwa mbere harya yes igembwe cya kabiri nibyo byiza rero kubikora hakiri kare muri uko kwa 11 ngiye ntago byankundira muri uko kwa 11 ngiye ntago byakunda urasigaye rero none se nkukorera iki akundi nyine ubwo nzagira unabakia urasigaye utabakia hapa mu Rwanda none se ubwo ngendera nzaho ndi gukora trip na mu Rwanda hehe Cyangugu za Cyangugu za kureba bashi bene wayo uvuga ngo Cyangugu gaturi ko gaseka za Gisenyi za Musanze no bitewe n'ahantu nzaba ndi Cyangugu irashekeje ngomba gusekeje byo bitewe n'ahantu hamugana wawe uzaburi ubwo uzaza mpamakuru nyine ntakundi nese ubwo Zanzibar kunagiye ku mucanga w'umweru kuntu nabonye amazi y'ubururu kuntu watembereye uzajya utwereka ariko nzagira ishyari simba ivuze karaba ngiye kuvuga ni we n'ubusimba ivuze karaba abanyeshyari ntibazabyica ntibagiye kubyica yewe ukuntu ugiye kunsiga ukwezi kose akose ukwezi nabandi ikina wambayeho gute ariko se wamugana ukwezi kose wabayeho utafasha kumweru kamwe ukagaruka ibyo bitwaye iki nuse ntabyemera ko numvise ko umuntu ufite konti y'amadolari nibwo nanjye nyafite ariko we hari ukuntu bigira gutya bigacamo bakayacishaho urumvaga nzagenda nk'abarwayi Zanzibar buri kimwe cyose n'ibyo kimenyera ubwo se urumva yewe njye se ninde ubimenyera simbizi ariko reka dukine uyu mukino are you ready uwuhe mukino we listen we don't judge are you ready listen ako skura mukino ura mukino baba bavuga ukuri nyine but we listen we don't judge okay we listen we don't judge yes are you ready I'm ready ngatangira we listen we don't judge okay dami ngr okay so uribuka umunsi twahuriye mu bukwe twese dufite imikenyero wajya kwambara agasengre kari gahari kari kumwe n'uwo mukenyero ugasanga nibiri guvamo kandi wari wasize ukipimye yego urabyibuka cyane kakandi wari wipimye nagakoyo ngahundi mwajyaga kungana wagaye nde muri mo sister mwajyaga kungana wimbaza ngo ninde nagahaye narakamuha bitewe n'uburyo wari umaze kunyikaragaho sinzi naraje ndagusuza usa nkaho mbwiramo nabo ukuntu nutinda kwisuzaroga wari umaze kunyiryaho umaze kumbwira nabi ntago nayo kura gukorera akantu nkako nanjye naragukosoye kose wambaye sengre biranga paka ubyibuke paka utumye bakuzana indi yo usko natumye indi sengere man yes kubera wowe rero ninjye wabikoze byari wowe yes it's me we listen we don't judge uribuka uranyica umunsi iwanyu hari habaye inama mufite abashyitsi ari we watetse nkaza nkongeramo umunyu ukaba mwinshi bene uriya munyu nawe ushyize musha bene uri umurozi
we listen we don't judge. Liza ntago ndi umurozi narabikoze kubera ukuntu ufite ukuntu ujya wikaraga ku muntu ukigirwa danje ukikakaza ninjye wabikoze. So nari next Beni, ngo ntari we listen we don't judge. Uribuka ya pantaro yawe nziza wa mufriend wawe yagukuriye nyine muri Australia nyine urayibuka? Ndayibuka ndayikurura. Naraye kwibye nabuze icyo ntanga muri kakawete ndayitanga. What? For really? Uziko na mpamvu nayibuze ikiri cyacya ntarana yambara kuri umutwe. Listen we don't judge. Yes. Listen we don't judge. Shaka kiri gashya. Nabuze nyine twakiniye kakawete. Ariko nga Kakiri gashyasha. Noneho dukiniye kakawete nyine igihe cyo gutanga kigera nta mafaranga mfite. Nta n'ijana. Urikumva? Mfite. Nibuka ko hari umushiti wawe wakohereje ipantaro. Yari yakohereje icyo gihe ipantaro. Urumva? Yakohereje niba ari jumper. Iyi yanyohereje ikijampa kiza cy'umweru sha. N'ipantaro bijya kujyana sha. Ira pantaro n'ijye wayitwaye nyitanga muri kakawete. We listen we don't judge. Bashe kumerwa. Sha wiseka biranababaje. Ntaranayambara bro. Narayambara. Narabigurisha. Inshuti ziraguye, inshuti ni Yesu. We listen we don't judge. we don't judge. Uraseka. Uribuka? Sekere. Bya byatsi bigeze gukura munsi ya matera nakubwira ngo umushite wabiguteze wakuruza. Igosha. My goodness. Ngwiki byagenze bite? Konzi ko nabikuyemo. Ukambwira ngo n'umushite wanjye ngo wabinteze byagenze bite? Niwe wari wanteze? Waruje kwakura ibirozi washyizemo? Mbega umugore kubana. Urumva? Byagenze gute? Bya byatsi nyinye nijye wabigushyiremo kugira ngo umutere. Ntago wari wandose. Uravugisha ukuri? Yesu mwami. Gwiki? Ni uravugisha ukuri? Nijye abishoboye. Nahabye. Nimva ku isi bwa nyuma nzazimya amatara. Uzibuka kuzimya amatara wana rogoti. Yesu urumva? Noneho nyine ndagenda nyine ko kuntu mbe ninzi ukuntu tinya uburozi. Tucikanirega wibuvuga. Urumva? Ndagenda nyine ndabica ndaza mbishyira hara nyine ku musego wawe nyine. Urabibona ukuntu utakuzi kwidumbukiza utumwa ngo Beni ngo ni ibiki? Okay ngo ni ibiki ngo guys. Urikumva sha umva birabyatsi nyene njye warabishyizemo. Ariko kubeshyaga ari prank nta muntu. Ukuntu natokesheje nkatokesha nkasenga abamana. Ye. Uzava ku isi bwa nyuma zazimya amatara n'ukuri kw'Imana uranyumije. Sibyo? Na mwana usya aravoma. Beni we listen we don't judge. Yeah. Hari ikintu nagwishe nyine nk'inshuti yanjye tu. Iki cyo none cyo kiri seriye. Hari ikintu nyine nagwishe nk'umushuti wanjye nyine. Banzo promising ko utari bubabare. We listen we don't judge. Banzo promising ko utababara. Ikintu wampishe nk'inshuti yanjye. Si iki cyo kiri serious. Ntago ari prank nkaziranja gukorera gukwiba imyenda. Sindabazwa n'iki? Si we listen we don't judge. Ayisho. Sindabazwa n'iki? Ndabazwa n'iki se? Ntago mbabara ninjye wazanye umukino. Umva Beni. Papa umwana wanjye uramuzi? Yego ndamuzi. Urumva ntazi bo pressure. Yego uramuzi. Ndamuzi. Ayisho uramuzi? I'm sure. Beni. Ikintu ngiye kukubwira ni banzo nyemere ko kitari buduteranye. Ahubwo kiraduteranya gute? Ubwo ndi bukikubwira. Papa w'umwana iki bihureze nta kibazo. Nyine papa w'umwana wanjye naramukubeshye. Naga ari urizi. What? Yego.
nyine imyaka tumaranye kandi urabona ko umwana wanjye arakuze ageze imyaka 9 yagize imyaka 9 ni mukuru ntabwo papa wari uri nose papa w'umwana wawe ninde ndamuzi cyane ahubwo hello ngiki ninde nyine first of all sorry nyine ko naramuguhisha akora muze nyine mubwira nta kintu biri guhungabanyeho ndiko biramugabanyaho iki are you sure I'm sure promise my goodness no I'm sure okay we listen we don't judge uyu ni umukino kuntu wese gutanye usko Paul ariwe papa w'umwana wanjye what inde Paul nde uketse nde Paul nde hoya mbwira Paul uhe wahe Paul wari sheri wawe shit Paul waki ni uvuze ngo iki ni oya man we listen ibyo sani bikiri kumbwira we listen ntumbwire ko Paul my god we listen we don't judge oya iyo mikino ujye ukina indi mikino ibyo ngibyo oya ntumbwire ko wanyiciye ubukwe wampromisinze ko utari bubabare ntumbwire ko wanyiciye ubukwe wampromisinze ko utari bubabare it's a promise ntumbwire ko gahunda zanjye zose rwose it's a promise you promised me bayano mbwire neza mama bukoye icyo gikamera ni Paul niwe wakubyariye uriya mwana ndeka nyine ni wowe wakubyariye mwana ni kubera niwe mani ndeka ntabwo ushaka kumara nawe bene nawe ukubita ntabwo wabibwira urabizi ntabwo ndusha imbaraga ushaka kunkubita urabizi ko utandusha imbaraga nushaka kunkubita ni wowe ni nje mani ni wowe nibuze ko ntabwo ni mani wari wambwiye ko mwatandukanye ariko wambwiye ko mwatandukanye ikindi irashize hejuru yawe wambwiye ko mwatandukanye mani we listen mani Benny we listen Benny we listen mani urambabaje we listen ndakubabaje se nari nakubabaza we listen we listen byagenze gute we listen ibyo bintu ukumbwira tubive mu mani we listen we don't judge oya uwo mukino tuwuvemo byaragiye kandi mbona no gusaba n'imbabazi uri kunsaba imbabazi se ziki byararangiye unyicira ubukwe turi kumwe nese ngiye turi kumwe ko tugiye gukora ubukwe nese ngiye turi kumwe ku munota wanyu nyine ngiye turi kumwe Benny no Benny ndagukubita Benny ndagukubita cyangwa nyimene Benny ndagukubita Benny ndagukubita urankubita se utari wanyine kandi ntabwo ndusha imbaraga ndiko kurwana nawe ndimo ndanga kurwana nawe reba ukuntu ndinza barambwira icyabiguteye mbwira icyabiguteye ko mwatandukanye ni cyo kintu cyaguteye Benny ndagukubita Benny ntumenyere ntabwo wanyitwaza ngo nuko ndi mu makosa tega gusobanurira hamwe ngusobanurire nuzanye kurwana ndagukubita gatangara urankundasha imbaraga ntabwo wandusha imbaraga wowe gatangara impamvu ntabwo wandusha imbaraga mani wese ubwo yibwiye ko wandusha imbaraga ntabwo wandusha imbaraga ni warabikoze mani ni wavuze we listen we don't judge yari game cameraman ntabwo ariko avuze yari game nahagarika nayo iki gikamera ubundi ari mu biki ngiye burana na kimwe ni wowe ni njyewe mani ntabwo birenze ntabwo birenze kandi wari wambwiye ko mwatandukanye buretse Benny ndagukubita Benny ntabwo nshaka kurwana nawe mani urankubita Benny ntabwo nshaka kurwana nawe ntabwo nshaka kurwana nawe urabizi mani urabizi ko nakumena agukubita we nyitera shutwa ubwogere tumeze nk'utw'inkoko Benny nagukubita Benny nagukubita Benny ngukubisa ntawadukiza ntawadukiza kandi rero ubwo utagira imbaraga nibwo bwiye ngo mfite inshuti kandi we listen we don't judge kandi sorry for that we listen we don't judge nguhaye it's okay umutima wawe nyine ukomeze ukuriye umutima wawe ukomeze ukuriye mani gusa ntongeye kunkoraho Benny byararangiye mani yashize imyaka 9 Benny wandetse nta kintu wantwara mari ibyo ngira azagera ujewe Benny ndakumena ndagukubita Benny Benny cyakoze ibintu nk'ibi ndagukubita Benny cyakoze ibintu nk'ibi ndagukubita ku cyakoze ibintu nk'ibi
ndagukubita mwana kuki wabikoze ntunzane ubwo tuza ngusobanurira n'umuntu ngira ngo tuza nyine ngusobanurira nta uko cyo byagenze kunsobanurira tuza ngusobanurira uko byagenze ute tuza ngusobanurira ukuntu byagenze banza tuze nyine byagenze ute banza nyine tuze neza ntabwo gutuza mfite gutuza muri ibyo bwira uko byagenze sobanurira sobanurira sobanura uko byagenze nitegeko kugusobanurira urabimbwira nyine tuza ndabikubwira ninjye ubikubwiye nta n'ibyo wari uzi wari kuzana upfuta nabimenye iyo mbishaka nuko umutima wakomeje kuwuguma kanjye burapfa beni wibeshyera nta bukumwe mufitanye wibeshya Paul nta bukumwe mufitanye mwaratandukanye wibeshya ubukwe bwanjye burapfa wibeshya okay ngambwira byagenze okay ntabwo wari ufite urabeshya byagenze ute banza ubwire umva ukuntu byagenze kumva ni muri cya gihe nyine mwari breaking up ntabwo nzi ikintu mwapfuye uri kumva beni ntunyegere utankubita ntabwo gukubita naho ngukubita reba ukuntu maze kundya inzara reba ukuntu wangeze nyine bwumve umva tuza reka njyewe mbigusobanurire sibyo kandi I'm so sorry kabisa so sorry nagusaba imbabazi sibyo mbabarira njyewe nari nzi ko mwatandukanye naga amakosa ari ayanjye man njyewe nari nzi ko mwatandukanye nibyo ngibyo Paul twarandikiranye mwarandikiranye icyo njye nakosa mfite simbaza ahantu ngiye ko sarira njye nakosa mfite twarandikiranye hi how are you umeze ute amakuru ibiki n'ibiki nese nitwa dusanzwe tuziranye Paul nese nitwa dusanzwe tuziranye ariko communication yabaye ndende kubera njye ariko mwara breaking up ku buryo na breaking up n'umuntu ukagira nawe ubwo wari wabinyibwiriye uko mwa breaking up mari nese ninjye wamwitereteye uri inshuti yanjye ninjye wamwitereteye se nyine ninjye wamwitereteye uri kumva ari njye washyushye ndende njya kumwiteretera komeza ibyo nyine birazya ngo nkomeze iki murangije murandikirana mumaze kwandikirana birangira havuyemo umwana ni uri muzima beni mbabara uri muzima beni ndagukubita beni ntabwo ndusha imbaraga riga nuko ndi kukwihorera nuko kamana nuko ndi kukwihorera uri muzima ngende man umva nkubwire mwara breaking up sibyo nanjye turuzuza none se havamo umwana ikibazo kiri he sorry man ntabya sorry man ibi bintu uzabyishura mpaka The soup's gone cold and a porcelain